We've got a good surprise for Silver Sherry Foundation. And I know they've got something that is special for the Bride and Groom. If you guys are ready, now over to you. DJ Nep, make it happen. Me to stay, I will never leave your side. Wanyoboje inkoni icyuma dale mu mutima kure niho wibera deep down ndimo isi ntigupfusha ubusa nziza nagusetse nayomi. Call me every day if you wanna see me. I'm here to stay, I will never leave your side. Wanyoboje inkoni icyuma dale mu mutima kure niho wibera deep down ndimo isi ntigupfusha ubusa y'icyuma dale mu mutima kure niho wibera deep down ndimo isi ntigupfusha ubusa nziza nagusetse ndagukunda pretty 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 girl for me. Tricky, tricky, I don't know why you do me. Tell me that you never leave them. Azunsinyire ko ngutsindira. Pretty, pretty, pretty girl for me. Tricky, tricky, I don't know why you do. You got me forever, you. Tabasamu, baby. Ukuteye nukusabira ngaragura. Je suis vraiment fou de toi. Amaso yanjye ni wowe areba. Urukundo wamaye rumara kwifuza kandi sinicuza. Je te promets mon bébé, tout seul is for you for life. Sherry Silver Foundation. It's not easy kuba n'umuntu kumva nk'uko wiyumva. So challenging kubona iyo ukunda atarimo gushona. Anyways, erega my attention kuri wowe gusa. Inzozi zanjye ni wowe gusa. I really wanna make you my ride or die. Yes, I want you, baby. I wish you know, uko santima zanjye ni overdose. I wish you know, uko iyo ubabaye nanjye bingeraho. There's no way nagumanisha. Amatsiko yawe arashize, ubona ibyanjye byose bikuze. Ufite ubusa nuko wagize, would you take my hand? Otherwise sinigeze abibona, mfite inzozi nzifuza kota. I need you more, I need you more, n'igira akana keza utakaza. Great. Let me now ask Michael and Naomi to stand up. Michael, toast your wife. Of course, best man and maid of honor also will stand up. They'll help you. Toast your wife and toast the family members. The Kanata Tobagiri go, congratulations. All of us, we toast to them, telling them happy day and congratulations. And then taste the champagne. Yes, round of applause if you want.
That'll be good. Super, super. Amazing. You may be seated. Yes, thank you so much, DJ. Nyakugira umwana mubyeyi Ruzindana mu kanya inshuti yambwiye kanamugire arampamagaye ambwira ko ari ijambo afitiye umuryango ryatumye turuka hakurya mu Rwagasabo. Ndamubwiye ko ijambo iwacu rihorana kandi ndabizi niba basabye akanya murakamuha mu nkundire tumuha akanya. Nyakugira imana mubyeyi kanamugire akanya n'akanya. Muvandimwe Ruzindana, uyu ni umwanya urakoze kuduha uyu mwanya nanone kugira ngo dufate iri jambo turigeze kuri wowe no ku muryango wawe. Ni umwanya mwiza wo kugushimira wowe n'abawe mwese icyicaro cyiza mwatugeneye muri uyu mugoroba. Umwanya wo gushimira ifunguro mwaduteganyirije kandi n'ibinyobwa byiza mwaduteguriye twamaze no gusogongera kandi tuba twumva byatunejeje. Natinze rero tumaze iminsi tugirana ibiganiro byiza bishingiye ku muco wa Kinyarwanda, ibiganiro by'urukundo mu miryango. Twavuze ko imiryango yacu yakunze guhana abageni, gushyingirana, kandi ingo zagiye zishingwa zose zikabana neza. Mu gihe cyashize rero kitari kera mwaje mu muryango mu rugo rwa Kamari muzanye inkuru nziza, muje gusaba irembo, mwaje muri abantu batoranyijwe beza, intore zihagarariye izindi, musaba irembo kuko twabibasobanuriye bisanzwe mu muco wacu Kinyarwanda. Amarembo yacu twababwiye yuko yuguruye, turabakira. Tubwira ko musaba irembo ry'umugeni mudasaba irembo ry'inka. Tubabwira ko abageni dufite abakobwa benshi kandi beza, tubaha n'iryo rembo. Nyuma ariko mwaje kutubwira yuko mufite n'inka yo gufata iryo rembo kugira ngo hatazagira n'abandi baza nyuma yanyu, ko twavuze ko bisanzwe amarembo yuguruye, hatazagira n'abandi baza gufata irembo mwari mwafashe uwo munsi, mwari mwasabye. Bitatinze nkuko twari twabyumvikanyeho, mwagarutse mu rugo rwa Kamari muje uhagarariye abandi, muza gusaba umugeni kuko niko bisanzwe. Iyo wafashe irembo ugomba no kuza gusaba umugeni ndetse ukanamukwa. Ntabwo rero mwabaye basendataze nkuko bidakunze kubaho, ariko hari abo bibaho. Mwebwe ntibirababaho kandi ntibikababeho kuko siko muteye, muri imfura nzima. Mwaje rero mwiteguye musaba umugeni. Tubabaza mu bakobwa benshi dufite
umukobwa musaba w'umugeni ninde? Ntiwatindiganyije, watubwiye ko ari Ishimwe Naomi. Natwe ntabwo twatinze cyane kuko kugusubiza, twakubwiye ko Ishimwe Naomi ahari, ndetse ko nushobora gutanga inkwano usabwa nk'uko umuco ubisaba, ubidusaba, bidutegeka, ko rwose tumuguha, cyane cyane ko tuzi ko mu muryango wawe wa Tesfaye nawe rwose uwo muryango nta cyaha ugira iwacu cyababuza kubona umugeni. Inka rero nazo mwaraziduhaye, inkwano turazishima, ndetse cyane harimo inka z'inyambo n'izindi zose abanyarwanda dukunda. Tumaze kuzishima rero tukabahaye umugeni. Cyakurikiyeho, nk'uko usanzwe gahunda zawe utazizariramo, baratubwira uti ubu rero ndashaka gutebutsa. Turavuga tuti nta kindi natwe twari tugutezeho usibye gutebutsa nyine. Twumvikana umunsi wo kuzaguhekera, urawudusaba ku itariki ya 29 mu kwezi nk'uku, ndetse no mu masaha y'igicamunsi nk'aya. Natwe rero nk'uko tuzi, kuko turi imiryango iziranye kuva kera, twahanye abageni nabivuze, imfura aho zisezeraniye niho zihurira. Iki gitondo rero twazindutse twiteguye, tuje kuguhekera Naomi Ishimwe, kugira ngo nkugaragarize ko ibyo mvuga ari byo. Naomi, wahaguruka bakakureba yuko ari wowe tutabahinduriye. Mwamubonye? Ndashaka ubwo ya Ruzindana Jean yakomye amashyi, yasanze ari wowe koko, tutaramuhinduriye, kandi ntabwo byatubaho. Ikindi, nawe najye juru, Michael najye juru akurebe mu maso. Michael, urasanga Naomi ari Naomi koko? Nabyemeze nawe. Mumuha amashyi. Michael nawe yabyemeje, Ruzindana yasanze ari byo. Ubwo rero mu by'ukuri gahunda niyo. Twaje rero duhetse Naomi nk'uko bisanzwe mu muco wacu wa Kinyarwanda. Umunsi nk'uyu no mu muco wacu ngira ngo turahuje umuco, ari muri Eritrea, ari no mu Rwanda, twese turi bamwe, umuco numwe. Nabonye n'uburyo babyina bisimbiza, banyeganyega, mwicarire kimwe nk'uko nabi wacu nabo bashayaya. Umushayayo wanyu rero nasanze usa n'umushayayo w'iwacu. Ni ukuvuga rero ngo amata yabyaye amavuta. Ntabwo iryo jambo mwarihera amashyi ko amata yabyaye amavuta koko? Mukanya twahoze tuvuga tuti ko tubona Naomi tukabona Michael, tugasanga ahubwo umwe wagira ngo ni musaza wundi n'undi ni mushiki wundi. Ariko turavuga tuti ibyo bintu tubyirinde, kuko muri wa muhango warangiye, iyo haza kuba bitarasuzumwe tugasanga umwe ari mushiki wundi, ntabwo tuba twaramukosheje. Nuko twasuzumye byose tugasanga ari uko
imiryango yacu isa ihuje byinshi ariko bemerewe gushyingiranwa. Naomi rero uri umukobwa dukunda cyane mu muryango wacu, uri umukobwa wabyirutse neza kuva ku bisekuruza byawe kugeza ku rugo rwa papa na mama. Turakwizeye ko uzubaka urugo rwiza nk'urwo bakuru bawe, nuko bakwa nyoko wanyu, nk'uko abo kwa nyogosenge, nk'uko n'abandi bose bubatse ingo zirama. Nawe rero turakwifuriza kuzubaka urugo rurama. Michael rero nawe uri umuhungu wacu, ntabwo uri umukwe gusa, ahubwo ubwo wabaye umuhungu wacu, nk'uko Naomi nawe yabaye umukobwa wo mu rugo rwo kwa Tesfaye. Iyo twashyingiye tuba twungutse abandi bana, twungutse umuhungu mu bahungu twari dufite, kwa Tesfaye nawe bungutse umukobwa mu bakobwa bari bafite. Ubwo rero barongeraho umwe, natwe twongereho umwe. Ntabwo ari abakwe, ni abana baba bagiye mu bandi bana. Tukaba rero dusoje ijambo Ruzindana twongeye kubashimira cyane kuba mwatwakiriye neza, kandi ndabona bigikomeje, kandi twifuriza abana kuzagira urugo rwiza. Murakoze, murakarama. Round of applause, and gentlemen. This was a very nice speech from Naomi's family, reminding us the last step that we are in, that is the introductory ceremony that happened before. And also, he just recalled what they agreed as parents, that today was the D-Day to bring the bride to our family. And that's why he could even tell Michael, is like, now look at Naomi, make sure this is the right love for you. And then Michael was like, yes, true. And also the family ended the speech reminding you, Michael, now you're part of our family, Naomi family. You're not a son-in-law, you are a son in Naomi's family. So, ladies and gentlemen, round of applause for that speech. And I can see Mzee Ruzindana is like, that language, I understand it. Here in Eritrea, sometimes we speak also Kinyarwanda. Inyakujiriman. Akanya na akanyu. Arakoze umubyeyi Kanamugire. Nshuti yanjye Kanamugire, amagambo meza uvuze aradushimishije cyane, nagira ngo nsabe mumfashe kumukomera amashyi. Amashyi menshi, amashyi menshi. Mwongere kandi mumfashe dushimire bari abana bacu, amashyi n'impundu. Amashyi n'impundu nyinshi. Izo nizo mpundu zo muri Eritrea ntimutugaye. Amagambo aryoha asubiwemo. Nk'uko umubyeyi Kanamugire bivuze, hambere aha twaje kwa Kamari. Tuza dusaba urukundo, dusaba amaboko, dusaba irembo ry'umugeni murariduha. Mutwaka ifatarembo turayitanga. Ntitwatinze nk'uko bivuze, twagarutse tuza gusaba. Ntimwaturuhije, mwadufashe neza, mutuzimanira neza, mbese mutubera abavandimwe, muduha umugeni neza, muradukosha, turabakwera, murishima. Turatebutse, muratwemerera, muduha uyu munsi ko aribwo muzadushyingira. None koko mwaje muri barutica umugambi, mwaduhekeye, nimumfashe tubakomera amashyi. Mu by'ukuri turabashimira cyane kuko mwaduhaye amaboko.
mwadukomeje, mwaduhaye urukundo, mwabigaragaje. Nagira ngo rero ngire icyo nibwirira bariya bana bacu, nawe ngira ngo aragerageza kugenda asemurira umukunzi we. Bana bacu, iyi miryango mubona dusanzwe dukundana, dusanzwe tubana, dusanzwe dushyingirana, tugahana inka, tugahana abageni. Ntimuzadutenguhe, muzatubera abana beza, muzagumane mu rukundo, muzabane neza. Urukundo rero rurafumbirwa, ruruhirwa. Rwuhirwa rero n'ingeso nziza n'imico myiza muzajya mugaragaza. Muzajya mwicara mujya inama ikintu cyose mugiye gukora. Muzajya mwubahana. Muzajya muhana imbabazi, musabana imbabazi. Mbese ya mico yose myiza iwacu mu Rwanda. Tubasabeye rero imigisha myinshi kuri Nyagasani. Muzabyare muheke, muzatunge mutunganirwe, muzabyare kobwa na hungu, muzabyara abana babereye igihugu cyacu. Muvandimwe Kanamugire, n'ayo magambo nagira ngo nibwirire abana. Hasigaye nkaba mbashimiye. Mwicare mugubwe neza, tubazimanire, tubabyinire, tubashimishe. Murakoze, murakarama. Amashi, amashi. And I guess you would understand what was a wonderful speech from the side of Michael. One thing was just to extend the thanks on behalf of the Tesfaye family, and also to wish blessing to the couple. You have boy and girls, you have 10 to 11 kids, to 12 children, and also to wish everybody to feel at ease and a happy new year.